uyu mudamu ubundi yageze ibwamate, niho ikibazo cya mbere kiri, kuko karite ze ntabwo zimwemerera kuba ibwami. Niba hari umuntu, mbese mu yandi magambo, ubundi rutahizamu wa mbere ku isi mu ngare ni uyu mugore bita Vashiti. Nyakubahwa Imana, ntabwo ngiye kurusha uwansengeye, ahubwo nanjye ndashaka kuzamura ibendera ryawe aha hantu. Uhereye aho izuba rirasira ukageza aho rirengera, nta yindi Mana yahabaye. Nabaho nitwa njye, nabonye ibintu byinshi, nabonye abantu benshi, nararebye nditegereza, nasanze nta kintu usa nacyo. Nabirahira nkirenga, mpagaze muri za leta zose zo ku isi, nkababwira ko hejuru yawe nta yindi Mana ihari. Topasa la gongre zone mago talabanda la fire ni mora Jesus azani gosk lova daimos. Uri Imana, nta wundi ushobora kuzuza umunezero umutima w'imfubyi uretse Yesu. Nta wundi ushobora kuzuza amahoro umutima w'umupfakazi uretse Yesu. Bibiliya yarambwiye ngo ni wowe wita ku batagira shinge na rugero. Ibyo ni wowe ubyihariye. Ndagushimiye. Nyemerera aba bantu bakumpera icyubahiro, bakumpera icyubahiro mu izina rya Yesu, amen. Haleluya, amen. Abantu mwese mugira gutya ayo maboko ndebe ko Imana yarinze rwose, nanjye nyishimire yo kabyara. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya baje nyuma nubwo atari byo bigenderewe cyane. Nitwa Niseti Nyemazi, dumugabo mfite umufasha n'abana 5. Hanyuma ntuye hari i Kigali mu karere ka Gasabo. Nkaba ndi hano rero kubw'umugambi w'Imana wakozwe kera nge ntarabaho. Muvuge ngo amen. Banze mbaho intashyo rero, protokole nayo iragora, muzakire makabyara. Abisaba kugenda tape sitape bese ntago babyoroshye, ariko Imana yo mu ijuru ishimwe cyane kubera kurambura impapuro biri bungore cyane. Reka mfungure telefone aba ariyo nkoresha Bibiliya yayo, ntimugire ngo naguye, ahubwo Bibiliya nayo ndayifite kandi yuzuye, ariko ndifashisha telefone yanjye kubera kwirinda kugaranzura impapuro njya hirya no hino. Gutaha bazadushakire akandi kantu bese kataraka ngaka, umuntu yashyiraho jenda agashyiraho Bibiliya, kandi iyo message ubwo nayo yagiye. Haleluya, haleluya. Kugira ngo bijye bigenda neza, mbese byose uko byakabaye. Hanyuma ndagira ngo rero twihuse banze nshimira Imana yakoresheje umushumba wanyu Ernest, umugabo uri gukora mu gihe cye. Mu gihe cye nkunda abagabo, nkunda abantu baba mu bintu nabyo bibarimo. Imana iguha umugisha abashumba. Haguruka unsuhuriza abo baturage b'Imana bose, uwo muryango w'Imana unsuhuriza. Haleluya. Imana imuha umugisha cyane. Ari mu gihe cye kuko umugabo ugira umwete mwinshi. Tumaranye igihe gito ariko namwitegereje mbona ari mu bintu yumva neza. Imana iguha umugisha rwose. Hanyuma baririmbye bino nabakunze cyane, ndetse korari imwe nayohereje i Kigali
ndabinginga ndababwira nti mugerageze muba inshuti z'aba bantu nabatanze mu izina rya Yesu. Haleluya. Imana nishimwe cyane. Hanyuma tugiye rero gukora mu gihe wa mugani kigufi. Abi Kigali narababwiye ngo iyo umuntu yungutse umugisha yunguka n'umuruho wawo. Haba amateraniro 3 cyangwa 4 bakakubwira bati nyabuneka akoresha iminota 15 cyangwa 20 ugakubitaho kamera nk'utanze isupu ishyushye bayimira ikabotsa bakarekura bagataha. None namwe rero mufite umugisha w'amakorari menshi, ubwo rero birabasaba kwirwanaho nk'abamwana uzi ubwenge usarura mu mpeshyi. Niko bigenda. Nanjye rero ngiye gukubitaho gatoya nishakire umugeni Yesu yantumye. Yesu yantumye umugeni muri aya materaniro kandi agomba kumubona. Haleluya. Munyemere rero twihute ijambo rikomeye cyane ngira ngo musigarane. Narihaye umutwe uvuga ngo umwiherero w'abageni. Ni icyitonderwa kuko irushanwa ry'abazawuvamo ntabwo ari benshi. Umwiherero w'abageni wandika ko gusa umwiherero w'abageni. Hanyuma irindi jambo lito cyane naryo ngira ngo muryandike ni ijambo rivuga ngo ibanga ry'insinzi rihishe mu mwanya wa mbere y'urugamba. Ibanga ry'insinzi rihishe mu mwanya wa mbere y'urugamba kandi birahura neza n'ijambo ryitwa gukorera Imana cyangwa se ingororano z'imirimo y'Imana. Ndabihuza kandi biremera. Umwiherero w'abageni rero niryo jambo tugiye guheraho. Hanyuma turebe mbese uyu mwiherero waratangiye cyangwa nturaba. Ariko ndagisubiza nihuse mite mbabwira ngo n'uyu turimo ni umwiherero ushaka umugeni. Muvuge ngo amena. Tugende rero mu rwandiko rw'amateka ya Esiteri n'Abakarudaya. Igitabo cya Esiteri ibice ni 2. Hanyuma turebe ukuntu twahuza aya magambo kuko byaragaragaye ko iki gihe abantu benshi cyane batazi ko hagiye kubaho ijonjora ryohereza umugeni ibwami. Esiteri rero ni igitabo cyo cyangwa se isezerano n'ibitabo bigufi bivuga mbese amateka y'Abisiraheli. Ibitabo bigufiya mugende mujyeyo. Esiteri ari kumwe na Nehemiya ndetse na Ezira. Igice cya 2 n'umurongo waho wa mbere. Hanyuma turebe ukuntu uyu mugeni yazabana n'umwami. Ahasuwerusi cyangwa se hanyuma y'ibyo umwami Ahasuwerusi ashize uburakari yibuka Vashiti n'ibyo yakoze n'igihano bamuhaye, maze abagaragu b'umwami babahereza baramubwira bati nibashakira umwami abakobwa b'inkumi bameze bate beza, ntabwo ari ugupfa kurambagiza. Kandi umwami ategeke abatware bo mu bihugu by'umwami bwe byose ngo bateranirize abakobwa b'inkumi beza bose mu nzu y'abagore mu murwa w'Ishushani, abashyikirize Hegayi inkone y'umwami umurinzi w'abagore, kandi ngo bahabwe ibintu byo kugira gute kubarimbisha. Murongo wa 4. Maze umukobwa umwami azashima abari we abe umwamikazi mu cyimbo cyande cya Vashiti. Nuko umwami ashima iyo nama abigenza atyo.
murongo wa 12 haravuga hate, simbuka gatoya ujyeyo. Kandi umukobwa wese yagiraga igihe cyo kumurikirwa umwami amaze gusohoza itegeko ry'abagore amezi 12. Abakobwa babaye mu ngando makabyaramo, kuko igihe cyo kwarikwa kwabo ariko cyameraga. Amezi 6 bihezuraga imbiribiri, ayandi mezi 6 bakaba bafite ibihumura neza, parufe mu yandi magambo n'utundi nk'utwo twateguraga umugeni, n'ibindi byo kwarika bande abagore. Dusimbuke umurongo wa 16 n'uwa 17 twitse tumiraze twumva icyanga. Nuko mu kwezi kwa 10 ariko kwitwa Tibeti, mu mwaka wa 7 wo ku ngoma y'umwami Ahasuwerusi, Esiteri ashyirwa umwami muri kambere. Umwami abonye Esiteri agira gute? Aramushima, amurutisha abagore bose, aramukundwakaza, amurutisha abakobwa bose, bituma umwami amwambika ikamba, amugira umwamikazi mu cyimbo cyande cya Vashiti. Imana ishimwe cyane, uvuge ngo amena. Jambo rikomeye cyane, umwiherero w'abageni, abantu bakoze ya mirimo mwavuze mwateguye. Harya korari yateguye iki giterane yitwa nde? Rehoboti, bisobanura ngo ahagutse. Abantu bakoreye Imana neza bose bazatuzwa Rehoboti. Muvuge ngo amina. Rehoboti rero mwakoze cyane ko Imana yabanyuzemo mu mirimo myinshi mwakoreye Uwiteka. Imana yabanyuzemo muzana abantu mu ngando z'abagore cyangwa se mu cyumba cy'abagore. Abantu mbese mu yandi magambo aho gutunganyirizwa kuzaba ibwami. Ntabwo ndi buvuge cyane ku mateka ya Vashiti, ariko turabona abantu bane muri ubu butumwa turi kuvuga. Turahabona uriya mudamu Vashiti, tuhabone n'umugabo we witwaga Ahasuwerusi, tubone n'abariya bakobwa baje mu mwiherero w'abagore, hanyuma tubone n'undi muhungu cyane witwaga Hegayi. Hegayi ngo yari inkone ariko ishinzwe akazi ko kurimbisha abakobwa bazasimbura Vashiti. Muvuge ngo amena. Reka mvuge gato cyane kuri uyu mugore tugereranya n'abakirisitu ba none. Vashiti yari ibwami, hanyuma ariko uko yagezeyo ntimubimbase, kuko ubundi si umuntu wese wo gutumwa ibwami, ntabwo ari umuntu wese wo kuzajya kuba ibwami. Uyu mudamu ubundi yageze ibwami ate? Niho ikibazo cya mbere kiri, kuko karite ze ntabwo zimwemerera kuba ibwami. Niba hari umuntu mbese mu yandi magambo, ubundi rutahizamu wa mbere ku isi mu ngare ni uyu mugore bita Vashiti. Yujuje ibyangombwa by'ubugari. Ubundi ngare ijya ibwami gute? Uyu mugore yahageze ati, ariko bamwibeshyeho nka telefone ziva ahantu ntavuze. Ubundi housing ni akaga gateye, utitondeye housing ushobora kugura telefone iguhenze, wagera mu rugo ukayisubizayo, cyangwa se banayanga ukayitanga ku bihumbi bakayiguhera 5 warayiguze 80, kubera ko wibeshye kuki? Kuri housing. Umuntu wa mbere uyoboye ingare zose zo kwisi ni uyu mudamu witwa Vashiti. Niwe muntu wakoze ikosa rikomeye imbere y'inama ya guverinoma. Agose yari guverinoma yonyine. Ibisonga byose byo mu gihugu
cyangwa se byo mu bihugu 127 byateranye. Umugore asuzugurira umwami imbere y'ibisonga bye, aramumefiya muri za ndimi za none, cyangwa se amuca amazi muri za ndimi zo ku isoko. Mu yandi magambo aramupinga, amukuba na zeru. Dore ikosa rya mbere uyu mugore yakoze. Mu gihe ibirori byari birimo, umwami yitegura kuzamuzana ngo amwereke abandi bagabo. Reka mbabwire mwe abantu b'Imana, niba hari abahungu beza bazagubwa neza, ni umuhungu uzashaka umugore yita mwiza inyuma ariko agasanga n'imbere uko asa inyuma ariko asa n'imbere. Uzigurire fanta ya oranje ushyireho n'irindazi rya 200, baryita denjiga. Ubu ngo ryageze kuri 400. Uriya pasiteri wanjye amfasha kubwiriza. Haleluya, haleluya. Reka mbabwire, uyu mudamu mu gihe ibirori by'ibwami byarimo imbere y'ibisonga by'umwami, umwami yabatekeshereza arimo abaha ibiryo baguwe neza, banywa ikinyobwa uko umuntu wese abyumva. Uyu mudamu nawe yari afite indi timu y'abagore b'abanyacyubahiro baturutse hirya no hino mu bihugu, nawe arabatekeshereza, arabagaburira. Umudamu rero utarabaye mu ngando z'abagore, ikibazo gikomeye, asinda mbere yabo yatumiye. Kora ikosa ryo gusinda mbere y'abatumirwa, akora irindi kosa rya kabiri ryo gusinda mbere y'umugabo we. Ntabwo nigeze mbona umugore usinda mbere y'ubundi. Abagore n'abakinywa inzoga baranyumva, ndabizi baranyumva nabo. Abagore ni abantu baba bafite ubwenge bushobora gutuma anywa ariko yirinda gusinda. Ngewe nigeze kujya kuvumba, nta cyizere mfite cy'uko bari bunyongere. Nasomeraga rimwe nkayibika mu majigo, nkagenda mira banyambuye umuheha hirya hariya, nkagenda mira. Iryo kosa nta mugore ujya urikora. Asoma gake yanga kuza guta ibari imbere y'abagabo. Ariko uyu mudamu akora ikosa rikomeye ryo gusinda mbere y'abandi. Bamuhamagaye basanga umugore yagize gute? Yasinze. Uno mudamu asinda ate kweri? Kandi ubwo ndi hagati y'itorero na Kristo. Mu yandi magambo, Evashiti turaza tumushyire ku barokore bavuye donc bari barageze ibwami ariko bavayo, turaza kumugereranya dutyo. Cyangwa se nidushaka tumufate tumuhuze na Satani. Satani wahoze mu ijuru ariko ntiyamenya agaciro kaho aba, yikoroga, donc arikoroga, yigira nabi, baramuhubura baramwirukana. Ubu twebwe rero abantu b'Imana ba none, abakobwa ba none, abakobwa, nimvuga abakobwa ntimwumva abakobwa bonyine, mushyiremo n'abasore, mushyiremo n'abagabo, mushyiremo n'abasaza n'abakecuru. Abakobwa bategereje kuzajya muri bwa bukwe. Haleluya. Ubu twaje mu ngando z'abagore, twaje mu cyumba cy'abagore. Haleluya, haleluya. Ariko muvuge amen. Mujye muvumera, nge numva mumeze nk'imbyeyi ibonye inyana yayo. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ubu twaje mu ngando zitegura umugeni. Ubu hano ni mu cyumba cy'abagore. Haleluya. Nani uyu mudamu Vashiti rero amaze gusuzugurira umugabo we, amaze gusuzugurira umugabo we imbere y'ibisonga by'ibwami, amaze gukora ikosa rikomeye imbere y'igihugu cyangwa y'ibihugu, amaze gukora ikosa ritakwihanganirwa. Imana ishimwe. Mureke mbabwire, ingorane za ntuza birashoboka ko ariyo mahirwe yawe,
ni mukina umukino witwa guprofita intege nke za ntuza, intege nke za Vashiti muziprofite, intege nke z'abantu bari kwitwara nabi muziprofite. Ntacyo bitwaye, nta kintu cyiza nko gusimbura umunyantege nkeya. Nubwo Esiteri yari yaracuriwe hirya iyo, ariko yasimbuye umuntu utari bumugore. Ntabwo aya marushanwa yagombaga kugora umwana wacuriwe i Buyuda. Sinzi ako kantu niba mukumvise, muvuge ngo amena makabyaramo. Mwana watarerengiwe i Buyuda ntago wapfa ntiwakompita nawe, ntago bibaho, ntago bishoboka. Noneho rero uyu mudamu amaze gupfusha ubusa amahirwe yahawe, amaze gutanga umwanya w'abawukeneye, wabagize gute? W'abawukeneye. Reka mbabwire abantu b'Imana, uyu mudamu yakoze ikosa rikomeye cyane ryo gufata icyubahiro cye agikubita hasi, aragisandaza. Donc hajyaho teste rero, hajyaho ijonjora ryo kureba umuntu uzasimbura uyu mugore. Icyo gihe rero hagombaga gukubitwa ingoma. Ingoma irakubitwa rwose, imyironge iravuzwa, amakondera aravuzwa. Bashaka umukobwa wacuriwe iyo, wacuriwe hirya iyo. Baravuga bati twabona hehe umukobwa wamenya kumetiriza ubuzima bw'ibwami. Haleluya! Twavana hehe umukobwa ufite indangagaciro zo kuba ibwami. Twavana hehe umukobwa utari nyiragashinga ihembe. Twavana hehe umukobwa utari kazarusenya. Twamuvana hehe? Amakondera aravuzwa. Mugende munyanyagire mu bihugu byose 127, mushakishe nyabuneka. Nimujya mu bihugu 30 ntawe mubonayo. Abakobwa b'icyo gihe, reka nivugira b'icyo gihe mama shenge, b'icyo gihe bari bafite ubugare nk'ubwo basimbuye, bari bameze nk'uko uwo basimbura ameze. Baravuga bati mushakishe mu bihugu 50. Undi ati ntabwo muri 50 mwamubonayo. Abakobwa bariyo baravuga ibifu bikarya babyumvise. Hari umuntu ushobora kuvuga yasohora ijambo igifu kigacika neza. Hari umudamu ushobora kuvuga umugabo wakareka ibiryo kandi yaratashye inzara yamunogonoye. Urabizi abagabo twebwe twigirira inzara, tuba dufite inzara mbese yo, kuko dukoresha mu mutwe cyane, tugakoresha mu maboko, tugakoresha hano hose. Umugabo niyagenda wenyine agenda yihuta, niyo ari kurya agira vuba, ni pari segonde, mbese ibintu byose turavunika, niyo mpamvu dusonza cyane. Noneho reba kugira ngo umugabo aba yashonje, hanyuma navuga ati ibiryo bigeze hehe ko mwatinze mada, umugore ahita amubwira ngo ariko papa biringiti jya ugabanya ibiciro. Ubwo ntabwo uzi ko niwe mfura amabyi y'abana bawe. Uyu mugabo yaba akibiriye? Oya, abiriye nawe namenya ko ari rutahizamu mu baryi. Ubundi hari ibiryo wareka ukaba utivumbuye. Na Bibiliya iravuga ngo ntimukarye ibyo kurya by'umuntu ufite ijisho rimeze riti. Urumva rero umugabo batukiye ku meza akabirya nawe tuzamwibazaho. Numva mwatura ngo Imana ibabareye kwibaza ku bantu, ariko nge nzabibazaho kuzageza aho Yesu azagarukira. Umuntu wareka kumwibazaho se ukaba warumye nk'imyumbati, waba umeze nk'urukwirwa ku rugo. Umuntu n'Imana yamuremye yicujije icyatumye imurema ngo ntuzamwibazaho. Noneho rero twigarukire. Baravuga bati mubizenguruke intara 127, niho byibura twabonamo umukobwa ushobora kuba yujuje ibyangombwa byo kuba hehe ibwami. Barabazanye rero nihute, bakobwa barabazanye. Bambara ibigeze hejuru y'amavi nabo barabazana.
ubwo yenda birumvikana byaterwaga n'umuhamagaye. Abazanye abambaye ibigaragaza amabere ari hanze nabo barabazana. Bese batwara ibere hanze nabo barabazana. Bazana abavuga nk'isafuriya itetse ibitoki nabo barabazana. Safuriya iteka ibitoki iravuga wa iravuga burya kandi nyirukuyarura ntiyayarura itaraceceka. Nabo barabazana. Bazana abasuzugura bafite agasuzuguro nk'akanyiramuhari irenga mu mpinga y'umusozi. Hari umuntu ushobora kugusuzugura iyo nzira ntuzongere kwinyura. Suzugura akakurebera ku jisho no ku mutsi w'iryinyo, akakureba amusuzutura aho ma akakureba rya meze ukagira ngo ntakwikirije agacaho. Hari abakobwa basuzugura. Mwabasore mwe mupfa kurambagiza. Nubona umukobwa afite agasuzuguro kameze nk'akinka yica, uzamenye ngo numara kumwishyizeho uzajya urara mu bihuru kandi ufite matora. None se usuzugura abantu atarabona fiancé, namara kumubona azasuzugura bangana iki? Bose barabazanye, barabazana babashyira ibwami, nani mu cyumba cy'abagore barabatwara bati mugende hariya. Abakobwa ariko abagenda kwa kundi abagendera hasi mama shengewe, abagenda bagira batyo, abagenda baparitse nk'ikize nk'ipirone. Umva barabazana wa ariko bagira ikosa rikomeye, bagiye mu kizami batateguye kandi bajyana n'umukobwa wateguriwe iyo. Haleluya! Mukobwa wateguwe n'umwuka wera, mukobwa wakoreye Imana akiri iwabo. Haleluya! Rehoboti we mukomereza aho basha, mukomereza aho mwarahishuriwe. Ihishurirwa ryanyu ryo gukorera Imana niryo ryatumye mpagarara hano uyu munsi. Haleluya! Baragiye bageze mu cyumba cy'abagore, abavuga bajujura, abaterana inkokora, abutatira mushwari ngo bayiguhe, bose barabazana. Abutakorera ku tuvuta twabo. Hari umukobwa ubana n'abandi bakobwa, icupa rye ry'amavuta ukaba utakwibeshya yagukuramo iyo kotsa cyangwa akagushinguza. Niko babyita ngo ndagushinguza ngewe. Umva reka nabo barabazana babajyanye hariya. Reka babwire nta kintu cyiza mu buzima mu bantu bayoboye, iyo batangaga mitasiyo iwacu nkamenya ko banjyanye gusimbura umunyantege nkeya, nabwiraga Imana nturakoze nibura intege nke zageze zagaragara bitinze. Reka babwire gusimbura Vashiti byari byoroshye ku mwana wacuriwe i Buyuda. Wacuriwe hehe? I Buyuda sha muri za Ngobyori. Haleluya! Hari abana bacurirwa muri Ngobyori. Ntimureba aya mavuta ngo mugire ngo ni livro, ntimureba aya mavuta mwabonye baririmbana ngo mugire ngo ni no. Na mavuta ya Elayo. Haleluya! Ibiti biyera ntago bipfa kuboneka ahantu hariho hose. Bahura n'umwana wacuriwe iyo rero. Hanyuma ibintu bitanu byakorewe bari abakobwa rero. Ariko Bibiliya iravuga ngo naho wakwiyuhagiza Ashura cyangwa se ukisiga amavuta y'igiciro ngo ntabwo bishoboka ko uwo muntu yacya. Niko Yeremiya yahanuye. Ibintu bitanu bari abakobwa bagombaga gukorerwa. Icyambere bari abakobwa bagombaga gutegurwa mu mutwe. Mu yandi magambo bakabavana mw'inaringe zo mu bisekuruza. Hari umuntu ukubwira ngo muri ngewe sinjya mvugirwamo, iyo ntunze urutoki nduzaho. Umukobwa nubona umusore avuga atyo akiri iwabo nawe ukiri iwanyu, kavuga ati ngewe sinjya mvugirwamo,
niba umbwiye ngo tuzahurira igihundwe ubwo bikore nutabikora ngewe ntabwo ari ukomeze uzamenye ngo nuramuka umwemereye akakwambika impeta ndakubwiza ukuri uzajya urara mu gihuru kandi ufite amashuka. Ubu hari abasore hari abagabo baba mu bihuru bavuga bati Mana ngusaba umugeni mwiza ntabwo nagusabye umugore uvuga kuriya none ndakusabye mweze Mana n'umugeni wawe umujyane ndabigusabye. Mu bihuru ni buriya havugirwamo ibintu byinshi no mu butayu. Mana mweze rwose mama Mikeka ndagusabye Mana yaragukoreye ariko mweze umujyane. Oya ririya sengesho riri mwiki ngaho nawe mbwira nubundi cyo niki ni isengesho riniga umuntu ariko ryo mu kinyabupfura ariko rijwigiriza umuntu kubera iki yaramunaniye uko yamubonaga muri korari ntabwo yari ko amubonye amugejeje mu rugo uko yamubonaga mu masengesho mu butayu siko yamubonye amugejeje mu rugo uko yamubonaga hari abantu bakwiriye kujya mu cyumba cy'abagore bagacurirwa iyo bakazajya mu marushanwa bavuyeyo. Haleluya. Icyambere rero ko ari ukubategura hehe mu mutwe kabwiye ati dore ibwami bavuga batya bagore bazabana na Yesu dore uko bavuga iyo papa biringitaje mu mugore mama biringita araza akamubaza mama biringiye papa biringiye yo karibu mama karibu sheri karibu mama karibu daddy karibu yo daddy karibu mama karibu yo mama biringiye urakoze cyane akicara akaruhuka akamuzanira amazi akamuzanira utuntu runaka uwo ni umugore uzaba ibwami ntabwo yabyigiye hariya yo ndi kwigisha abakobwa n'abahungu ku bijyanye n'ibintu bazatahana ndababwira ngo muri mare ibyo mutahana muri mare sibyo bikenewe cyane hariya ahubwo bakeneye ibikurimo wowe imbere indani ibikurimo ibyo wazanye muri mare y'umutwe ibyo wazanye muri mare y'umutima ibyo wazanye muri mare donke y'imyumvire n'imitekerereze n'imivugire donc ibintu bikuzuye biraruta ibiri muri mare. Hanyuma y'ibyo rero kubategura mu mutwe mugore w'ibwami yakira abashyitsi atya mugore uzaba ibwami avuga atya umugore uzaba ibwami donc yitwara atya yambara atya agenda atya umugore uzaba ibwami agira ubuntu n'imico myiza n'ingeso nziza. Mu yandi magambo imirimo yo kugira ingeso nziza iyo mirimo ntabwo twivuga mu biterane cyane tuvuga imirimo yo kubaka insengero tukavuga imirimo yo gufasha abakene ni myiza rwose tukavuga imirimo yo gutura neza amaturo menshi tukavuga imirimo yo kugura za muzika n'ibindi tukavuga hari ibintu tuvuga ariko imirimo yo kuba wujuje indangagaciro zo kuzaba ibwami ivugwa gake cyane kandi aya madivorce muri kubona kibazo nyamukuru ni karite zipfuye zavuye hirya iyo ngiyo. Hari uwo nabajije ndamubaza nti ujya gushingirwa iwanyu bakubwiye ngo iki arambwiye ati barambwiye ngo umugabo n'umwana wundi hayi nka yanjye bigane karabaye yahuye n'umwarimu mu bitu hanyuma uhaguruka ugiye guhangana n'umwana wundi ubwo we wari umwana wande ati nanjye ubwo nari umwana wundi niko bimeze umwana wundi n'umwana wundi barahuye rero ufata inkuba n'imirabyo ushyire mu ishuka umwana wundi n'umwana wundi igisobanuro cyabyo ni ukuvuga ngo nta sano dufitanye nafata inkoni wowe uzafata ubuhiri. Okay tugaruke babategura mu mutwe barababwira bati uko mwavugaga muri ku mugezi ntabwo ariko muzavuga mugezi bwami uko mwavugaga muri ku isoko murwanira abakiriya ntabwo ari kuzavuga ibwami dore mugiye gusimbura umugore wari umeze gutya na gutya yari afite kode mbi cyane yari afite ubugare buyoboye ubundi ku isi
yari afite ubusinzi buyoboye ubundi ku isi. Mu yandi magambo nta soni yagiraga. Okay, barabateguye. Iyo ni ingingo ya mbere. Ya kabiri, ingingo ya kabiri kwari ukubagaburira, kuko bari bazi ko hirya iyo abantu barya mu buryo butandukanye butagira gahunda. Gutamira, burya muntu muzarebe, hari utamira atamije abiri. Bagombaga kubigisha kurya rero. Hari umuntu wuzuza bajya kwisereva. Rwose ni byiza cyane, nge nemera ko umuntu agaragara uko ari, ntacyo bitwaye. Hanyuma akagenda agashyiraho ibiryo ku buryo bigenda bimeneka iburyo n'ibumoso. Baramubwira batumva rero nkubwire mwa bakobwa mwe, ibwami ntabwo ariko bigenda. Barabwira ati kandi nujya no kumira ujya witonda, umire neza bimanuke neza. No gusoma no kunywa ntabwo banywa nk'uko banywa hariya hanze. Nyabuneka nukurya, niyo ngingo tugezeho. Mwige kurya kandi murye muhage mugubwe neza. Ariko icyitonderwa, ibintu bijyanye no kuzinga amatama no kumiragura no kuvubata mu bisiga hariya hakurya. Babigisha kugira gute? Kurya. Icya gatatu babateguyeho bagombaga kubabwira ni ukubakarabya. Kugira gute? Kubakarabya mu mirimo muri gukorera Imana. Mu yandi magambo, niba mu mutwe mutumva ijuru, nubwo mwagira mute ntaryo muzajyamo. Niba mu yandi magambo mutarariye ijambo ry'Imana ngo ribe rigwiriye rishyitse rwose muri mwe, imiraba iri hariya imbere ntabwo muzayirenga. Icya gatatu rero kwari ukubigisha gukaraba, hanyuma bagacya. Urumva hanze namwe murabyumva, nkanjye hari igihe nakarabaga ari uko imvura inyagiye. Urumva rero ntabwo byari byoroshye. Namenye gukaraba ari uko ngeze mu rusengero, niho natangiye gukaraba nyine nanjye numva sava birimo biraza, cyane ko nambaye inkweto ngize imyaka 15. Urumva n'ibinamaga n'imyate byose byari rugeretse. Barabakarabya, babigisha koga. Bakirisitu ba none, mu yandi magambo, mwarakarabye bye, nta maga mufite. Mwarakarabye ku rwego nta mbyiro mufite. Imbyiro ni iki? Amaga ni iki? Imyate ni iki? Mu yandi magambo, imyate isobanura ubutumwa bupfuye. Ubutumwa bupfuye. Iyi myenda mwambaye hano ntabwo ari ikenewe mbere y'imyenda y'imirimo nk'uko turi muri iki giterane. Imirimo myiza yo gukiranuka, imirimo y'abera. Barabakarabya bye, barabakunyura. Ariko umwana w'umukobwa we, haleluya, witwa Esiteri, yari yarateguriwe iyo, yavuganaga n'Imana, yari izibanza n'ibiheruka, yari azi ibikurikiraho, yari azi irushanwa uko rizaba rimeze, yacuriwe iyo, ari mu mutwe, ari ku meza, ari ugukaraba. Esiteri bazanaga ikibazo agahita kivivura, akikomereza, akivuganira n'Imana, abandi bavugana na Hegayi. Imana nishimwe cyane. Icya kane bagombaga gukorerwa kwari ukubasiga, bakabanoza. Bakagira gute? Bakabanoza. Kwari ukubasiga nk'umuntu ugiye gusimbura umwamikazi, nk'umuntu ugiye guhagararira ibihugu 127, yagombaga kuba adafite intoki zihanda. Intoki zihanda zisobanura imirimo mibi. Hari abantu basambana kandi baba mu nsengero. Bamenyereye Imana nk'uko ibirenge byamenyereye inzira. Hari abantu barwana kandi baba mu nsengero. Hari abantu bakubita abagore kandi baba mu nsengero. Mu yandi magambo, bafite imyate mu ntoki, mu biganza harimo imyate, harimo ibikakama byarabazengurutse. Hanyuma barabigisha rero, barabakunyura, barabasiga. Bamaze kubasiga, baravuga bati hasigaye iyindi ngingo.
indi ngingo yari isigaye rero bamaze kubasiga, muvuge ngo amena makabyara mwe, bamaze kubasiga, bamaze, nabonye abagabo hano bitakuma, yo umugabo usize rero kode za kibingwa ziba zaravuyemo. Bundi abagabo badakijijwe, umugabo udafite Imana rurema, umugabo utagira Imana yitwa Uwiteka, aba ari umukaceri. Ni umuntu ushobora gutera umugore ikofe yaranamukoye. Ni umugabo ushobora guca inyuma y'umugore we yaramukoye amubwira ko ari mwiza. Abo ni ababingwa. Hari ababingwa baba mu nsengero nabo barahaba, ariko umugabo uwakarabijwe yarangiza agasigwa. Haleluya! No mu ntuguze usanga ari idororike, no mu nkokora, no mu donka, no mu bujana, no mu bugombambari. Yo niyavuga, niyageze mu rugo agasanga inyama zashiriye. Mama Mavaze aramubwira ati papa Mavaze, inyama zashiriye. Ni ukuri ka kaboga kashiriye, Nyiranzayino yagashirije. Yari yagiye kuvoma aratinda papa Mavaze. Naho papa Mavaze akavuga ati cecekere, yo sheri mami dudu. Haleluya! Akamuvugiriza ubuhuha, akamubwira ati sheri wanjye ntugire ikibazo, nariye ihene na n'ubu ndacyashonje, nariye ibishuhe ntabwo ndahaga, nariye inka, nariye intama, hari n'abakubita akabenzi. Ati none se mama Mava, wagize ngo icyo kiro cyagiye cyahwana n'inka narituriye muri irinda? Icecekere mama Mavaze. Haleluya! Igisobanuro cy'uyu mugabo nuko yakarabijwe hanyuma agasigwa. Haleluya! Ayangiza agahaguruka akajya mu nzu y'abagore. Imana ishimwe cyane. Hagombaga gukurikiraho ingingo ya 4 yitwa kumwambika, cyangwa se kwambika abo bakobwa. Kwambika abakobwa bamenyereye kugenda banitse amatako biragoye makabyaramo. Kwambika abakobwa bambara amajipo angana n'imirizo y'inkoko biragoye, byari bigoye, ariko bagombaga kubyigira mu cyumba cy'abagore. Muvuge ngo amena makabyaramwe. Aha turi ni mu cyumba cy'abagore, naho gutegurira umugeni uzasimbura Satani. Uzasimbura nde? Satani ahagana hehe? Mu ijuru. Siho yavuye se nimubizi? Ikintu cya mbere gituma Satani yanga itorero nuko twebwe turi abasumbakazi, niba ariko babyita, cyangwa se turi abakundwakazi, cyangwa se turi abakeba. Murabizi neza Satani baramujugunye, Yesu amanuka gushaka uzamusimbura. Haleluya! Bajya ku ngingo ya 4 rero cyangwa ya 5 yitwa kubambika. Barabambika ariko basanga Esiteri yagikemuriye hirya iriye. Umva, yakwambara agashati ye baba data we akakambara neza ari fiyeri, yakwambara imishanana, akamenya gukenyera imirimo yo gukiranuka yabera. Haleluya! Yakwambara agakweto kakamubera ye baba data we, akamenya no guhagarara neza. Kandi naho ubwo kandi abandi bari bafite komplexi kuko bari baracuriwe. Nta ngando zitegura ari amarushanwa bigeze bagira. Bahagararaga batya, abandi bagahagarara batya, abandi bagahagarara batya, abandi bagahagarara batya, mbese byabacanze. Rero iyo uhagaze nabi n'umwenda wambaye uba mubi. Mwari mubizi nabyo, kibazo gikomeye cyane. Noneho barabambika, barabafinyora, cyo bita kubafinyora. Babigisha kwambara bye nk'abantu bagiye gusimbura umugore w'umwami. Hanyuma abarangije kubambika rero, ingingo ya nyuma yari isigaye, ninde wayifora nkazamugurira biswi ku bunani? Oya nanjye reka nkoreshe examen, nta mwarimu udatanga examen. Ingingo ya nyuma yari isigaye ni iyi: kugira gute? Haleluya, haleluya! Icyari gisigaye kwari ukujya kubamurika. Kugira gute? Kubamurika, bakajya gusobanura ingando bamazemo iminsi. Korari Rehoboti,
korari abavugabutumwa ba Yesu, harya niko mwitwa? Haleluya. Abahindurira abantu kuri Yesu, kamba nkunda cyane, muzaka nk'inyenyeri iteka ryose. Kimwe mu bintu nabakundiye, dore ko nimwe mwantinze imbere cyane, nabakundiye ko musa n'ibyo muvuga. Ubundi umucuruzi w'ifu ushatse ntiwakwirirwa umubaza ngo uracuruza iki, ureba ku mazuru no ku matwi. Nta bintu byinshi. Nabakundiye ko mwegisipoza umwami nta bintu byinshi. Ubundi umucuruzi w'injanga ahumura nkazo. Umucuruzi w'amakara nta komprogisi y'amakara agira. Wapi no ku matwi no ku matama hari w'amakara. Abakunze cyane. Yo muza kuririmba kera nkiriwa ntarashaka umugore, kuko njye nakundaga abaririmbyi cyane. Ubu mugeni mba naramukuye inaha, ariko n'ubundi hari abandirimbiye mpita mushinguzayo. Nkunda abaririmbyi cyane. Yo mbamenya kare kose ni ukuri simba naranyweye amayoga nanyweye. Ubundi kuki mwanyihishe rwose? Ibizoga nanyweye sha. Filimo, uzi ibiyoga nanyweye? Narabinyweye biragatsirwa n'Imana. Ariko ndashimira Yesu wanzanye mu cyumba gitegura abageni. Haleluya, haleluya. Yanzanye mu cyumba gitegura abageni we. Nanywaga inzoga narinzi kuzibyinira, nabyinaga kubarusha kandi mwebwe mubyinira umwami. Njyewe narabyinaga ukagira ngo ndigini neza neza. Ariko habaga harimo ikiyobyabwenge sinabarenganya. Habaga harimo drogue. Narabyinaga ngacumugara nka 15, bakanazamuka bagahita bansingiriza igicuma batinywa kaniziyo wampaye inka sha ongera usomesha. Namara gusoma nkahita nshyiraho ikorasi. Ikorasi ivuga ngo amano ya rusoroza. Amano ya rusoroza Nyirahabimana we data we. Cumugara induru zikavuga n'ukuri kose. Ariko ndashimira Yesu wanzanye mu cyumba cy'abageni. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Hanyuma y'ibyo rero babakobwa n'ibikode by'iwabo barabizanye, babyambariyeho bya bikode by'iwabo. Abavuga nk'isafuriya itetse ibitoki, abavuga nk'ikira, abavuga yewe abagira umujinya nk'uw'ikigage cya 11. Kigage kirabira kikagivura, kakivubura kimena. Kigage kigira umujinya makabyaramwe, byose babyambariyeho. Abagira ubuhehesi umva nk'ubw'ihene y'impeshyi, nabo babwambariyeho ngo bagiye ibwami. Ya baba umwami akora tesite ya hatari. Nyuma y'amezi 6 ngo umukobwa wese yanyuraga ibwami akajya gusasa. Noneho umwami akamwitegereza, ugenda yimanyagura yigira cyane areba umwami. Umwami akabona ni nk'umuzimu uzamuye ijisho rya 6 z'ijoro. Vuga ati wowe nta utaniye na Vashiti. Undi akaza yigira gutya akamureba akabona niko Vashiti yazaga aje ku meza. Vuga ati nawe nta utaniye n'uwo nirukanye. Umva bamunyura imbere barangije haza umwana w'umukobwa wacuriwe mu butayu kabyara. Haleluya, haleluya. Mwana w'umukobwa wacuriwe mu butayu. Hageze imbere y'umwami harabanza arahagarara yitonze. Bana bacuriwe ubwami bareba neza. Bareba neza aramwitegereza ahagarara neza yemye. Mwama mutunga inkoni aratambuka aramwereka ati ngaho kuraho biriya na biri ugere no ku buriri usase hanyuma turebe. Umukobwa akagenda mu kinyabupfura uko avanaho biriya uko akuraho biriya. Haleluya, haleluya. Mwabasore mwe nimujya kurambagiza
ujye ubanza mbere y'amezi 6 ujye winyuza kuri uriya mukobwa, urebe imyanda iri imbere y'umuryango, urebe iri munsi y'urugo, urebe ibyatsi byameze, urebe winjire, urebe uko urugi rusa, uzabibona. Ibiryo abana bahomyeho mu kwa mbere uzabisangaho. Mbese urebe witegeye, urebe n'isahane, urebe nuko ayizana, urebe nuko akureba mwicaranye. Nakubirindurira mu ijisho akajya ari gushinga mu rindi ryiso. Mbese uzamenye ngo uyu mukobwa ni icyitonderwa. Umukobwa udatinya umuhungu akamukubita ijisho bakarebana imboni ku yindi. Reka nkubwire, azari kubirinduriramo umunsi watashye nta nyamuzanye. Akubwira ngo niko papa Biringiti, ubundi ufite godoro mu mutwe cyangwa ufite imicanga? Kababwira ja biterwa n'aho abantu bacuriwe. Haleluya. Esther arangije asasa neza. Abadamu ba none mugomba kumenya ko ishuka bayisasa mu buryo nka 6, kandi wasanga aho isasa mu buryo bumwe buri gihe nk'usasira inka. Urambikaho gusa gutya gusa. Reka da, kuwa mbere ujye uyagira nka ya nzu y'uducurama, kuwa kabiri uyagira inzu ya gitwe kimwe, kuwa gatatu uyagira inzu ya mwamba, kuwa kane uyagire nk'umukeka uzinze neza. Ndabivuga akagira ngo ni Icyongereza. Umva, umukobwa atsinda teste kuko yari yaracuriwe iyo. Erega ibanga nababwiye ko insinzi y'urugamba ituruka iva muri mbere y'urugamba. Haleluya. Buriya Dawidi yatsinze Goliyati mbere. Murabizi ko yanahembesheje mbere yo kugira ngo urugamba rureme. Yaravuze ati mumbwire uzicuriye mugabo bazamuha ikimbone kujya kurwana. Umuhungu yari yaracuriwe iyo. Haleluya. Mana yari yaramubwiye ko ikigabo kizamuhagarara imbere, azajya kubita amasezerano akakigarika ku butaka. Topanda rafaya ni mora. Haleluya, haleluya. Abana bavugana n'Imana. Abana bavugana n'Imana. Hanyuma y'ibyo umukobwa atsinda teste we itamugoye gusimbura umunyantege nke ntako bisa. Maze araza ahagarara imbere y'umwami, aramubwira mu kinyabupfura cyinshi, aramubwira ati mubyeyi. Abantu bino bakoresha amagambo nkunda cyane. Mubyeyi, niko se mubyeyi. Yo, n'abapapa disi mperutse mu Bugarama, noneho hari umusaza ujye twakiriye tugiye gusenga, nuko akaza akavuga yo papa wanjye amakuru, kandi umusaza umva Esiteri ahagarara imbere y'umwami aravuga ati mubyeyi, byose nabikoze nabirangije, mwaturebera mukatubwira uko bimeze. Byonyine uko yahagaze imbere ye. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane. Umwami arabengukwa. Umwami, rega Yesu yaratubengutswe. Haleluya. Yesu yaratubengutswe makabyaramwe. Umwami aramubengukwa, umwami aramutikira. Niko bakoresha urwo rurimi mu basore n'inkumi, ngo naramutikiye, ngo namubonye ndatika, sinzi amatarime bagira, ngo namupfuye, n'ayandi. Umwami aramwitegereza aramupfa. Haleluya. Aravuga ati mukobwa wanjye Esiteri, mbonye uzamara umubabaro wa Vashiti, ndabona uzamara agahinda ka Vashiti, ndabona unkuyeho ikimwaro cya Vashiti, ndabona umvanyeho igisebo cya Vashiti, urukozasoni rwambayeho imbere y'ibisonga byanjye, ndabona ubaye umuti. Haleluya. Nimukomere Imana amashyi. Haleluya, 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 haleluya. Imana ishimwe cyane. Aha turi ni mu cyumba cy'abagore. Itesite kandi tugomba kuba twarayitsindiye iriya.
Imana idufashe. Mbatangariza ibi ngibi, ndashaka kubabwira ngo hari ibintu bine Imana itazihanganira. Nukuri mbabwiza ukuri mw'abantu b'Imana mwe, ntabwo Imana izihanganira abakobwa 5 b'abapfu, ntabwo Imana izabihanganira kuko ntabwo bacuriwe iyo. Icya kabiri, ntabwo Imana izihanganira abantu bakazuyazi, abo bantu ntabwo izabihanganira, izabaruka. Abageni bakazuyazi ntishobora kubihanganira. Icya gatatu itazihanganira ni umutini warumbye. Yemwe nubwo ukora imirimo igaragara mu rusengero, ariko ushobora kuba ugaragara nk'umutini warumbye, ntabwo Imana izawihanganira. Icya kane Imana itazihanganira ni umuntu wagiye mu bukwe atambaye umwambaro w'iki? Atambaye umwambaro w'ubukwe. Abo bantu ntabwo bacuriwe iyo, ntabwo ari abakobwa batsinda tesite, ntabwo bishoboka. Amarushanwa azabatsinda. Ndagira ngo dusoreze aha ngaha umurongo w'Ibyahishuwe ibice 19 n'umurongo wa 7 n'uwa 8. Umurongo wa 7 n'uwa 8 haravuga ngo tunezerwe twishime kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, ngo umugeni akaba yiteguye, ahawe kwambara umwambaro mwiza w'igiciro, umwambaro mwiza w'igitare, urabagirana utanduye. Ngo kandi iyo mirimo, iyo myambaro yo gukiranuka, iyo myambaro y'umweru, iyo mirimo yo gukiranuka, iyo mirimo y'ibitare, iyo myenda y'ibitare, ngo ni imirimo yo gukiranuka y'abande yabera. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo dusenge Imana arekwa ntashira. Iri jambo ni rirerire cyane. Mbese wacuriwe iyo cyangwa uzajya mu marushanwa nta kintu ujyanye? Mbese uracyavuga kwa kundi wavuga gutarihana? Mbese uracyasambana? Mbese urakiba? Mbese uracyari ingare? Bazikoreye inama ya guverinoma, bazirukana ku manywa y'ihangu. Baravuga ati nibashaka umugore ushobora gusimbura Vashiti wujuje ibyangombwa by'ibwami. Abagabo bose bati ni amena. Nyabuneka bitabayeho abagore bose bajya basuzugura abagabo, naho ibintu byavuye. Baravuga bati umugore usuzugura umugabo we, uyu mugore bazamusende, bamwirukane, bamuhisinde. Nyabuneka leta yacu nayo iravuga iti umugabo mubi ntakwiye kugira umugore, ntakwiye kubana n'umugore. Umugore mubi nawe ntakwiye kubana n'umugabo, kuko umugabo ni impano nziza, umugore nawe ni impano nziza. Niba rero abantu bombi babaye babi, ubuyobozi buti kugira ngo mutazaryana, turabona bameze nk'inyamaswa, nyabuneka umwe najye mu gihuru cye, undi ajye mu gihuru cye. Nguko uko bagikemuye. Ariko ibwami ho baravuze bati namwe Vashiti we turakwirukanye. Ndagira ngo dusenge. Mbese niba Vashiti baramwirukanye, wowe urindeho gusimbura uriya mugore? Mbese niba shitani baramuvanye mu ijuru, urindeho gusimbura satani mu ijuru? Mbese wacuriwe iyo, baragukarabije, baragusize, barakwambitse, barakunogeje, bagiye kugutegurira kujya kubonana n'umwami. Ndagira ngo dutuze. Iyi mirimo korari yatuzaniye yo gukorera Imana, iri somo ryo gukorera Imana, ingeso zawe zakorera Imana bikemera. Mbese iyi korari yeretswe iyerekwa rikomeye ryo kutujyana mu cyumba cy'abagore bakadutunganyiriza iyo. Iri jambo hari icyo rikubwiye. Mbese itetse uzayitsinda. Ndagira ngo urambure ikiganza, vuga uti rwose ndatsinzwe uyu munsi muri iki giterane. Nanjye ngiye gutegurirwa, ngiye kwambara, ngiye gukaraba, ngiye gusigwa, hanyuma Imana y'amahoro iragutsindira amahanga kuri imbere. Kandi nukuri impanda nivuga, kandi iraje ivuge, ntabwo bitinda. Impanda iraza ivuge. Ntabwo tuzahora dusakuza, ntabwo tuzahora tuvuga, ntabwo tuzahora turirimba, ntabwo turi mu gihano. Tuzakora akazi karangire, umugeni atahe, imperekeza nazo zisubire hehe? Zisubire iwabo. Ndagira ngo urambure ikiganza.
aho uri uvuga uti uyu munsi muri iki giterane mfashe icyemezo cyo gukorera Imana, nanjye nkazajya gusimbura abantu baguye bigometse ku mwami. Nanjye ndashaka kuzajya kubasimbura, batuye hasi byiza bari barahawe, none ngewe ngiye kubyitoragurira. Zamura ikiganza dusenga, ararekwa ntashira. Zamura ikiganza aho uri vuga uti kabisa ngiye kwemera nanjye nakire Yesu nk'umwami n'umukiza. Murahari dusoze baturirimbire. Nabonye abandi baririmbyi baza rwose, nanjye ndashaka kwiyumvira izi ndirimbo nanjye nkagubwa neza. Murahari cyangwa se ubutumwa n'ubw'abageni bonyine? Urahari? Rambura ikiganza niba uhari rwose, twe kugusiga aya mahirwe utayakiriye. Haguruka mu mwanya wawe, haguruka mu mwanya wawe niba uhari, haguruka mu mwanya wawe. Imana iguhe umugisha cyane. Haleluya, haleluya. Niba uhari haguruka mu mwanya wawe tugusengere. Wari waraguye, amahirwe aracyahari. Haguruka mu mwanya wawe tugusengere, haguruka mu mwanya wawe tugusengere. Imana iguhe umugisha. Mukomere Imana amashyi mwakabyaramo, mukomere Imana amashyi. Muhaguruke rwose, muhaguruke nimugire isoni. Waraguye, none Imana iri gushaka abagusimbura. Subira mu mwanya wawe uvuga uti ntago nemera ko bansimbura, ndacyahari. Tera intambwe wiyizire hano, mutera intambwe muzi. Nkunda umuntu wumva vuba buriye, nkunda umuntu wumva vuba. Mutera intambwe muzi, abadiyakoni babarebe, mutera intambwe muzi hano. Babigeze hino. Iyi message ni yitorero, ariko mbonyemwe abantu nabo bavuga bati ntabwo bishoboka, ntabwo twemera ko hari abadusimbura, natwe twemeye gusubira mu mwanya wacu. Oh haleluya, Imana ishimwe cyane. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Ya soko nziza y'ibyaha, n'abandi nibaze tubasengere mu izina rya Yesu. Abashumba bigire hino, muze hano tubasengere mu izina rya Yesu. Muhagarare muri iri torero, hanyuma abashumba baze abarambure ibiganza. Yesu mwami, Yesu mwami, izina rye, izina rye ryo yanyogesheje amaraso ye. Yesu ahimbazwe. Niba hari undi ukeneye aya mahirwe, nawe twamuha isagonda 5. Niba ntawe, ndabona haruje aya mahirwe ntagucike. Wituma hari umuntu kugira mu mwanya, wituma hari umuntu gusimbura. Ndabona hagurutse rwose umuhungu ufite imbaraga, utekereza neza, aravuze ati ntibishoboka, ntabwo umwanya wanjye nemera ko ari ujyamo, ntabwo mbyemera. Nundi nawe ndabona ari maza. Haleluya, haleluya, haleluya. Nimutambuke muze rwose, hanyuma nsaba abitorero bahaguruke mwese. Iyi message ni yanyu, ubundi ni message ni yanyu. Aba ni amahirwe bagiriwe yo kuvuga bati natwe rero, aho kugira ngo badusimbure muri uyu mwanya w'ijuru, ntabwo bishoboka. Bagize ubwenge bwinshi cyane, mugize ubwenge ntarabona. Bani baha umugisha. Haleluya. Ndagira ngo rero umuntu ugiye gusenga arasengera aba bantu baje muri iki giterane, bavuze bati ntabwo bishoboka, natwe buriya bukwe tugiye kubutaha. Haleluya. Kandi amakanzu yabo ari hano, bagiye guhita bayambara. Hanyuma kabiri, ndasaba umushumba w'iri torero, iyi message mushumba ni message itegura umugeni, kandi bene ubuhanuzi ni automatique. Bene ubuhanuzi burihuta cyane. Ni message itegura umugeni. Hari abanze kuza hano kubera umutekano wabo, hari abanze kuza hano kubera nyine abo babana n'imirimo bakora. Iyi message ni message ikomeye cyane. Rero umuyobozi umwe arasengera abangaba baje kwihana, bari baraguye cyangwa agiye kubatizwa mu mazi menshi. Hanyuma umushumba wa hano arasengera iri torero kugira ngo rizatsinde amarushanwa ari hariya imbere. Bani baha umugisha. Ninde?
Mana nyiricyubahiro, ufite imbabazi nyinshi cyane, niyo mpamvu uyu munsi wa none ijwi ryawe ryururukiye muri iri teraniro. Turagushimiye ko utunze imbabazi zingana n'uko ijuru ryitaruye isi. Turagushimiye ko utifuza ko hari n'umuntu n'umwe wabura ubugingo akarimbuka.